numva nko ndanganye no guhagarara numva nishaka kwihagarara ndashaka ko twazungura ukubwira gute ukandisha umunyeho genda jewe katagusohokanye jewe hasoni usegenge nabyemye Ntugabuye mu rugo. No. Je nawe turarangizanye. Turarangizanye. Aka kanya. Wizana amahane menshi. Akoresha ibi ni ibiki? Umujyane uzamusherida kubyari. Aka kanya nitwa mama Keve. Aka nta burenganzira tumufite. Wakaze buri ugezayo. Ugezayo. Wowe wagezayo. Icyo yakuburanye icyo yambona. Erega aho mujyane. Aho nageza hose kuri mwese. Mujyane. Generani umuramba wawe. Genda umva. Ureke kumenye nta discipline afite. Wowe ufite discipline ufite. Oya mama Keve. No. Hano kuwemera ku mwana wawe ambara neza. No. Ubupfuta gusa. Aka kanya sinzongera kukubona iwanjye ndakwirukanye. Kumugaragaza izuba riri. Cyasa ndumwinjira. Ntabwo uri umwinjira ariko ibintu ukoze muri gusomana aha reka kubereka ndetse musiguhera none aha musiguhera none jena nagisanje ngo ndakugirayo ibyo jena umugabo wanjye nubona kugarutse mbese nigende nubona kugarutse reba ntabwo uje wakatanye n'amakamera uza wirukanga nijye wajya kumuza umuzana mu biki umuzana mu biki nari mbonye nibyo nari maze iminsi numva yari maze kutenga kandi uyu uvuga oya yuza wenyine ngo baracukumbe yumvikana iki nawe urahuruje abantu numvikana na sata nikiragenda hariya nanagende byo hano ngo byemere ni muzima uraza wirukanga amakamera aho nabwo nikamera nanayimena utazana imikino hano chefe nanayimena igura amafaranga bro ibyo birakureba iriya ikamera amafaranga ibyo birakureba nanayimena nkayaguha je mara amafaranga ni uri ikigoryi wowe ni we ikigoryi uri ikigoryi wowe ni we uracikwega imbere yanjye wowe ni we ikigoryi nka tukuje gute ndeba ikisi amaribori y'umukara Mugabo genda umugabo n'ubundi umugabo have agutanica wibwana nawe Yesu wabigize ninje so wabigize abanyamakuru jinanga abanyamakuru ntabwo no mbuze nari yo namuzana se mwari kuba nanga abanyamakuru ninze sinari uje wakataje na wari size uturuje ko turuje umutwa genda calm down no ayikoresha riwaye ikintu kinyohe wanzanya ahantu heza mana reba ahantu ni heza ndikubona ibyapa bya perefuse oya mu by'ukuri utavuga mpamvu gukunda cyane nuko udacitswe na byinshi ibyiza byose ni wowe mbifitiye uretse n'ahandi ndumva nzakubyara umeze neza yemeze neza sheri wawe iyi niyo mpamvu gufata neza ibihe byose sinzigera nguhemukira nta n'undi mugabo nkeneye mu buzima bwanjye atari wowe ya nanjye nubwo mfite madamu nubwo mfite sheri ariko urabizi nkurutisha byose kuri iyi si nta kintu na kimwe kizigira gikunda nibishoboka ko njya no mu ijuru ni wowe nzajyanayo mbere murakoze cyane meze neza se ndashimye byiza guhura nawe n'ibyishimo kuri njyewe kabisa nanjye n'ibyishimo ni ukuri nta kintu kimwe uzamburana unkera igihe cyose
ubundi ibyo nakubeshye ni bikeya ubuze ni hafi ya ntabyo pe. harya waba warashoze kubaka ubushize wambwiye ko umubyeyi wawe ngo inzu ibura gukinga. nyine umubyeyi wanjye yamvura iri kugwa mu kwa gatatu yaramusenyeye murayubaka warambwiye murayubaka hasigara habura imiryango. nituva aha ngaha ushake ba bantu bakora imiryango bakora inzugi turagenda tubikore neza cyane ugende ushyireho imiryango nuko so ubundi ibyifuzo byawe ni itegeko ku buzima bwanjye. kandi ndagukunda I love you too. uzi ukuntu mama akunda gukunda yego kuva cyagiyeho nka 2050 aragukunda man ngashaka no kukubona. ikibazo ntabwo abantu barabasha kutwakira ku buryo wenda ariko reka tugire icyizere ko rubanda bazagira igihe bakemera ko abantu nkatwe tubaho dukundana duhuje ibitsina. muri iyi minsi nubwo bikigoranye ariko bizagera igihe bigende neza ibintu byacu bijye ku karubanda. ariko mwana twarahombye uriya papa yapfuye yari yadushigikiye none imana yese imwitwarira ariko nyine nta iyo umuntu agiye burya mu birenge bye havuka mu ndi. ariko sheri numva ntangiye no gushaka dushakana kwigendera. haracyari kare reka tubanze tuganire. ni heza tugendere rwose. none se ahantu bahita hano rero ni hagati mu mujyi wa Kigali aho twitegeye Irebero. ni umusozi w'igikundiro mu mujyi wa Kigali tukongera tukitegera mu Kigali. inyuma yaho buriya nzahakujyana bita Noruveje ni umusozi w'igikundiro. ubutaha tujyane hariya i Gasabo ari naho u Rwanda rukomoka shaka uhora uhumva. nuko iyo twicaye hano bituma dukumbura iwacu. ububura amaso ukareba Irebero wakubura andi maso ukabona mo Kigali. gaye kuko ntacyo uzamburana ubuzima bwanjye ni ukuri. wowe ntacyo nzakurana nawe ndabizi kandi nta nicyo nakuburanye. ubundi yo mpamagara nkabukurira nta kintu kimwe ntaguha ubu ndakwihaye wese umvuze icyo ushaka cyose. ese kubintu wankoreye ni byinshi cyane. nuke abaturanyi burya bajya bagira ngo iki iyo babonye n'injigi iwawe. abaturanyi rero jesi nyankundi abaturanyi byiza bamenye ibyabo njye nkamenya ibyanjye. baravuze baravuga genda bihura mbeba amatwi hanyuma nkigendera nabo basubiza kwikomereza. uko abaturanyi njye mbona sinzi abanyarwanda ukuntu bameze ni gutya twe batwanga none se Kevin ubutaha bavuze ngo iki babonye nsohotse iwawe kandi mpamaze umunsi wose. baravuze ati uriya mu boss wamukuye ndavuga ati niwe Imana yanyihereye. bakavuga ati ko n'umubosi gafite ngo ni ndavuga ati uyu afite n'imodoka 5 igipangu arakana inyuma yanyu baba Kicukiro. kuri bana nakwishimye hari mama wewe mama wawe nzamwereka ko yambyariye unkwiriye. nzamwereka ko yambyariye inyamibwa. huye rwose nzamuhereza gitari kijye kimukamirwa kandi koko rwose urasa nacyo. oya rwose murakoze. n'ibigori biba ngombwa nzamuhereza inyana zanjye zirisha bwana cyane. murakoze. oya nubwo benshi bataratwumva
ariko izina ryawe nzarihindura nk'umunara w'ibabesha. Mba ndogaruza ibiranya wampaye byinshi n'irato. urakoze nuko sheri wanjye yego umunsi turatahana ibyo si ibyo nsaba, ahubwo iteka ryose ndi uwawe kandi nawe uri uwanjye. Ibyifuzo byawe nibyo byifuzo byanjye. Tuzakomeza duhana ibiganza bisobanura ko imbaraga zacu tuzazishyira hamwe. Yego Kevin, I love you Kevin. Fungurira kano kantu nabonye ujya ubishobora. Nabonye ujya ubishobora rwose. Ngiye gufunguza iryinyo nabikoze rimwe, iryinyo ryari rihenengeyemo imbere. nakubwiye nta kintu na kimwe ntagukorera. Ndabizi. I know. Yeah, you are so beautiful, baby. You are so beautiful. harambye ahantu agiye gukura udufaranga. hari umuntu agiye kumuha udufaranga ari muri Omani. ubwo nanjye ndi gutegura akantu k'agafite karori yizere ko zaba uhari itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Nzaba mpari pe. Nzaba mpari kandi wikagira karori kigira ikirori ko kuragutse sha. Wikagira karori kigira ikirori. uzaba uhari mbaye Uragutse nzaza gusa n'umuryango wanjye kandi nzagutwerera. murakoze. Uzaba wakoresheje iki? n'akaniveriseri. Ni aniveriseri. Reka gusuzugura utuntu uri kumwe nanjye. Kandi uretse nanjye rwose humura no ku isi yose urashyigikiwe. Do you understand? Ubwo rero utuntu witugira utuntu ubwo kubera ko wagutse bigira ibintu. Turahari ku bwawe pe. Kandi urabizi ko ndi Nyamagana rugo. Ndirwerekana bigwe. Ndi nzirikana barize. ndagukunda. Oya nanjye nuko wapfura. ndagukunda. Cheers. naho isi yarimbuka ariko je tuzarimbuka. Oya nkwemera. ako kantu wenda ko kurimbukana ko hari ukuntu karyanyemo, niwe numva ariko ubundi ko turi beza twazahawe ubugingo ki. mba numva ahantu ugeze mana iki kintu ngukunda cyane. Ni ukuri kabisa. Ni ukuri n'iby'igiciro. ubu reka konfamu ibe tayari kuwa kane. Usa na papa Benisha. bagiye kujyana. Ni abantu tuba turi mu mishinga itandukanye ariko nta kibazo. Byose ni ibituma tugera heza. Barese mu rugo bari bameze neza. Mu rugo bameze neza. Nagize n'amahirwe madamu cya kizamini akubwira karagitsinda. Yabonye prime ya se. Ndimo ndashaka uburyo ndavuga ejo bundi tuzajya kwihutira. Madamu arimo arazamuka mu ntera. Ubundi iyo uraye mu rugo iwanje madamu ntabwo akubaza iyo waraye. Ubundi muri make ntabwo abenzi yuko njye nakunda abagore. Ntabwo rero yamenye inkuru ko hari umuntu amarangamutima yanjye ajya akenera n'umubaho. Arabizi neza ko nta mugore njye wumva ku mutima. Kandi madamu wanjye buriya ni umunyabwenge, yaragenzuye, yararebye asanga bene izo ngeso z'abagore
ntabwo rwose nzibarizwamo. Iyo naraye iwawe rero gusa sinabivuga, ariko akeka ko ndi mu kazi ibintu nk'ibyo. Harya wari wasoje icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bigendanye n'igihari? nagisoje nari kwiga ibintu by'imyuga. bene gukora ubushobozi buke dufite mu rugo bitangire. Harya wari wahisemo iki kwiga iki mbere? ubwa mbere nari nize kwiga ibyerekeye imitabire. imitabire urayizi? imitabire ndayizi, aho ndagira ngo ukwezi gutaha uzajya dukusha Rudoviko Rudovi. Bano bantu baha nabo ntibumva rero. Mbwirira uwo muntu wo mu gikona aze hano sha vuba vuba. Yeah, baby. No one like you. This is true. Yeah. Cheers. yafi nta byaje. Hello Promise, umeze ute? Njye ntabwo meze neza pe. Ndumva agahinda kanyuzuye umutima. Hari ibintu bari bamaze iminsi bambwira ku mutware wanjye. Nanga kubyemera ariko none ubu ngubu ndabyiboneye. Baze ko musanganye n'umusore ipede basomana bahoberana basohotse. Papa Kevarana ni pe. Mbabarira uze duhure tugende turebe uko twabikemura n'ukuri. Sawa sawa urakoze. Namba nishaka ihagarara. Ndashaka ko twazungura. Ukubwira gute? Kandisha umunyeho. Uraryoshye kandi cyane. Ndumva nta Wiriwe? Imeze bite? Calm down. no. No, kandi wemerera no kunkora. Ubu aka kanya nta burenganzira ufite. We nta n'umugabo wanjye. Aka kanya ubaye akagabo. Igendera. Ni iki kibaye? Igenda. Iki kibaye? Uraci inyuma noneho ikintu kibi cya mbere. Umugabo mugenzi wawe. Ni iki se afite afite? Bantu nyitegereza. Kirahari. Icyo yakura. Nicyo yambonanye. Reba ukuntu umeze. Reba iyo dufite abacuruzuri. Reba ko kabuno no. Yerekana umukondo turebe. Sheri. Icyambere n'umukondo se. Yerekana umukondo turebe. No. Icyambere n'umukondo ufite yanjye. Niki? Sheri, iyi mabeshi ikura. Iyi mabeshi uriya. Kandi amahubwira. Nakuburanye. Kakutanze. Genda. Genda jewe. Katagusohokanye. Jewe. Sheri. Hasoni. Usije ngo nabyemye. Vuga mu rugo. No. Je nawe turarangizanya. Turarangizanya. Aka kanya. Wizana amahane menshi. Akoshe ibi ni ibiki? Umujyane. Uzamushere ndakubyariko. Aka kanya nitwa mama Keve. Ushaka nta burenganzira tumufite. Usanzwe uri imfura. Usanzwe uri imfura. Aka kanya nyine uri iki? Aka kanya uri iki? Genda. Memorigine. Wamburanye iki? Asa nawe uravuga mu bantu. Nakubwiye ati yerekana umukondo. Icyo yakuburanye icyo yambona. Icyo hano bagutira mu kanwa. No. Reka niki kiye. Urahitamo je. Avemo. Je n'uyu urahitamo. No. Yahisemo kare. Urahitamo kujyana n'uyu cyangwa urahitamo kujyana nanjye. Shimwambura iyi mabeshire imenye hirutse. Nta mama Keve.
ako ngiki aka kanya cyaje gukora iki iyo sura ntabwo nari nyikuzi wowe se ahubwo sura nari nyikuziho urayizamura sura ndabishoboye abona mu buriri uri nta urabishoboye bakangangara gutya narakwihaga ngozamura gutya turebe uzamura ese buri ugezayo wowe wagezayo icyo yakuburanye icyo erega aho mujyane aho nageza hose kuri mwese mujyane genera uyu muramba wawe genda umva ureke kumenye nta discipline wowe ufite discipline wowe ufite hoya habi mama no hano ko wemera ko umwana wawe ashaka ambara neza no ubupfuta gusa aka kanya sinzongera kukubona iwanjye ndakwirukanye kumugaragaza izuba riri cyasa ndumwinjira ntabwo uri umwinjira ariko ibintu ukoze muri gusomana aha reka kubereka undetse uzi guhera none aha uzi guhera none genda nagisanyije nawe genda umunkubitire genda umukubitire genda umukubitire kubita uretse kwereka si abanyamakuru bazana wate kurwa ntabwo nazana mu nzoga yawe oya garuka wino waje ntabwo wayimenye ibintu turabivuga agakamenge ukamera gute ndakamera agahora nta burenganzira ufite mu kumera akamera ufite uburenganzira bwo gukomera akamera ngiri anga ese wambaye papa pase nibi ngoje ndime ushaki wambaye papa wambaye papa ufite wambaye papa ndoze umugabo wawe arankunda yarakwanze nkunda kata gusohoka umunsi mwararanye umunsi mwasohokanye arasohokana ahantu hose abo uri ikigo ndenega umujyane basi ndakwari namujyanye kera ikibazo kingana kibiba bimaze iminsi mbyumva gutya gukora ibintu neza sha ndenega ndenesa arakwemeza akugezayo cyane ndenega ese baki habo uziyahura niyo mpamvu ndi kumubaza yambaye pampa ibyo byakureba birantera ntabwo bikureba ubu nagukuramo kugakuramo ugakuramo genda umugabo ugomba gusaba ese bwo mu babusa uri ikigo cyose ntaho imbere genda izi kama bamuzima ahangaha yose no genda nakubwiye ngo ufite uburenganzira je ufite uburenganzira bwemewe je ufite uburenganzira bwemewe aho wagiye ndasanga nta bwenge ugira sebenza n'inzoga hanganirwe uriyishurira se ntabwo ari bwongere gukora ku mufuka we ngarakwishyurira umugabo wanjye yishirira uzi yagiye se agura niki sawa ndaguma urajyanye se kandi wasanga mama Keve iyo wumva ngo nitwa mama Keve wowe witwa nde nitwa Kevin hankurereye ni mborombi kandi ari umukobwa iyo mabeshi arayifite ariko ntikora ndebeza mfundiko mana we ufite ipfundiko ntabwo witegereza ibidebera izo ngigi ndabicanisha nk'umuri Kongo nta kibazo reka turebe ko ari bugaruka nanga house baramuzi okay gaba bahamagara bakuha ikindi kintu bamubonye ujya nta keke banyimanga ese undi indaya cyangwa uri umukobwa arenze no kuba indaya ndibaza nyoko arenze no kuba yaba indaya ndibaza nyoko undi se ngo ntabwo uhambazi wagasaza mikino usoni wawe kubizi neza ko mfite uburenganzira bw'umundi hano ngewe nta burenganzira bwo kunkamira ntabishaka no muri kinaga nka ngiye byo gutangireko natanga ikirego muri leta genda ntabwo byo kunde gaho nta burenganzira naguhaye genda uje kunde nanakurega niyo mpamvu we ndayimena simirene n'igi urayimenesha iki urayimenesha iki urayimenesha iki kuko ugenda gende gakeya wowe mwongeye munyegera gende gakeya hangaha aho turi ni mu gihugu gifite amategeko gifite uburenganzira hari abagabo benshi bari mu Rwanda hari abagabo ufite erekana umukono ese utambika umwari w'u Rwanda umwari agapira aba yakize uno mwari ngo udakora ikosa wowe
ugira ngo barebe abagabo hamugwane hasani wowe mfite abagabo hamugwane n'ibyishimo nzajya kukurega kandi mfite uburenganzira na papa yabitwemera avuze ati ndabashigikiye wowe uraza nigeze se nk'umusanzu yagize ati yagize ati yarabashyigikiye papa yadushiye avuga ati abahuje ibitsina bashobora no kwibana nta kibazo wowe uraza nigeze se umengo ntabwo urya ingene gasa mwabanye se mudasenyiza abantu nyanduze sida urabona ukuntu kameze ingene karehutse wowe sabe niwe uri muzima wowe niwe uri muzima namenye y'ibice gusa tugenda mve mbere gatwe kabi ingene gasa irarangiye kweri irangiye amaguru ya nyoko hama nawe uzamenyere bene wanyu hawe nene hapa sisi mutere sisi nikisi ndanda bica mwese hagarara ndafite umva fungwa mwe nta burenganzira bwo kuza kunkamira ahangaha muri kubyumva kandi urafunga jewe nemere ibyo nkora ndabizi kandi leta ntituri kwikora mu gihugu leta irabizi ko duhari mwe mwanyirukana nkandi mwangegera mwe mwanyirukana nkandi na leta irabizi ko turabizi ko none se binani aha mu Rwanda nta muntu yanananye mu gihugu cya Kagame ahangaha nta muntu yananira mu gihugu ahangaha kuki usenya urugo rwawe senya wambonye wawe nzakubona wambonye mu nzu wawe wongera kugusangana n'umugabo araza papa Kevin umva wambwa umva wakivuga warasanga wambwa karewe noneho bwakazi nzongera kugusangana n'umugabo wanjye nzaza nacanira amazi arikurira ako gasura uwo mukobwa uvuga uwo mukobwa ntuzongera kuwerekana ari mu rugo araryamye nawe ntuzongera kuwerekana ubona mu rugo iwanje ariryamye ntuzongera kuwerekana ngene gasi tegereza urebe akira kwishete nzongere kugusangana papa Kevin nzongere kugira ngo icyo yakuburanye ko yakibonye umugore w'isezerano wisezerano ariko ntabwo umuryohera mu buriri si ukuvuga ko namuryohera ntabwo umuryohera ikintu gituma ikintu gituma ari n'igiti pampa wambara wowe pampa uzagira ibibazo uburyohe burimo ngene gasi gusa ku munsi bwira umutsi w'imwe ucitse kangahe genda ibibazo bene wayo papa Kevin mubwije ukuri ko atazakugaruka mu maso ntabwo nzi buriya nawe njye ndivuba indi gato ndigushaka ndikumva neza muvuze ngo mu gihugu cyane ndicaye mu hantu we tegereza muvuze ko ndi bufungu ndicaye baba bahamagara nyine bakuze ibyera nta nimwe ishobora kuza ndi hano nta nayikumena mu maso ngo ni papa Kevin ngo ni papa Kevin mu makebe wari wanyu mashuka araryamye uraho urasamye nk'umufuka w'ikuza w'ibijumba urasamye uze yagiye ubu se twaserera gutya akahita ajya iyo ari hazi urabishe nicyo uri kuzira ngene gasi arabishe nicyo uri kuzira wowe bacisha inyuma icyo yaburiye iwawe yaje kugishakira hehe iwanjye nshuti yawe ahubwo ni n'ikigoryi genda umubaze uburyohe yumva ubu byandenze subira iwawe ariko ndakugirayo uretse gato ako kanyuratisha karajya ku gahanga none rebe kuzajya wandika papa ku gahanga wakoze se wakurogora kandi uburozi burarutana sawa genda kugirayo ariko nakubwira uburozi burarutana tegereza ngene gasi tegereza ngo ni ya mizimi ry'abantu abona nkaho ari kumuryoheza wewe ngiye kumubyara ntamuryohereza sha ni impanuka koko asha kwa narengana ubundi nkawe jewe agakamenge ukakamera gute ndakamera gahora uburenganzira ufite mu kumera ufite uburenganzira bwo gukomera akamubwira ngo wambaye papa se nibi wambaye papa wambaye papa ndoze umugabo wawe arankunda yarakwanze nkunda kata gusohoka umunsi mwararanye umunsi mwasohokanye arasohokana ahantu hose abo uri n'ikigo umujyane basi ndakwari namujyanye kera ikibazo cyagarutse bimaze iminsi mbyumva gutya ibintu neza arakwemeza akugezayo cyane ese baki habo uziyahura niyo mpamvu ndi kumubaza yambaye pampa ibyo byakureba birantera ntabwo bikureba ubu nagukuramo ugakuramo
genda umugabo ubwonko busama ese bwonko babusa uri kigo cyose ntaho imbere izi kama bamuzima ahangaha yose no genda nakubwiye ngo ufite uburenganzira je ufite uburenganzira bwemewe je ufite uburenganzira bwemewe aho wagiye ndasanga nta bwenge ugira sebenza n'inzoga hangana imwe uriyishurira so ntabwo ari bwongere gukora ku mufuka we ngarakwishyurira umugabo wanjye arishirira uzi yagiye se agura n'iki sawa ndaguma urajyanye se kandi wasanga mama Keve iyo wumva ngo nitwa mama Keve wowe witwa nde nitwa Kevin hankorereye ni mborombi kandi ari umukobwa iyo mabeshi arayifite ariko ntikora ndebeza mfundiko mana we ufite ipfundiko bakagutegereza ibitero izo ngigi ndabicanisha nk'umuri Kongo nta kibazo reka turebe ko ari bugaruka reka turebe ko ari bugaruka nanga house baramuzi okay gaba bahamagara bakuha ikindi kintu bamubonye ujya nta keke banyimanga ese undi indaya cyangwa uri umukobwa arenze no kuba indaya ndibaza nyoko arenze no kuba yaba indaya ndibaza nyoko undi se ngo ntabwo uhambazi wakamusaza mikeke usoni wawe kubizi neza ko mfite uburenganzira bw'umundi hano ngewe nta burenganzira bwo kunkamira ntabishaka no muri kinaga nka ngiye byo gutangireko natanga ikirego muri leta genda ntabwo byo kunde gaho nta burenganzira naguhaye genda uje kunde nanakurega niyo mpamvu we simirene n'igi urayimenesha iki urayimenesha iki urayimenesha iki ugende gakeya wowe mwongeye munyegera ugende gakeya ahangaha aho baturi ni mu gihugu gifite amategeko gifite uburenganzira hari abagabo benshi bari mu Rwanda hari abagabo ufite erekana umukono ese utambika umwari w'u Rwanda umwari agapira aba yakize umwari wo nguwo udakora ikosa wowe ugira ngo barebe mu Rwanda hasani wowe mfite abagabo mu Rwanda n'ibyishimo nzajya kukurega kandi mfite uburenganzira na papa yabitwemera avuze ati ndabashigikiye wowe urigeze se nk'umusanzu yagize ati yarabashyigikiye papa yadushiye avuga ati abahuje ibitsina bashobora no kwibana nta kibazo wowe uraza nigeze se umengo ntabwo urya ingene gasa mwabanye se mudasenyiza abantu nyanduze sida hano kuno kameze ingene karehutse wowe sabe niwe uri muzima wowe ni uri muzima namenye y'ibice gusa tugenda mbe mbere gatwe kabi ingene gasa irarangiye kweri irangiye amaguru ya nyoko hama nawe uzamenyere bene wanyu hawe nene hapa sisi mutere sisi nikisi ndanda bica mwese hagarara ndafite umva utareba nabo fungwa mwe nta burenganzira bwo kunkamira ahangaha muri kubyumva kandi urafunga jewe nemere ibyo nkora ndabizi ibyo nkora ndabizi kandi leta ntituri kwikora mu gihugu leta irabizi ko duhari mwe mwanyirukana nkandi mwangegera mwe mwanyirukana nkandi na leta irabizi ko turabizi ko none se binani aha mu Rwanda nta muntu yanananye mu gihugu cya Kagame ahangaha nta muntu yananira mu gihugu ahangaha kuki usenya urugo rwawe senya wambonye wawe nzakubona wambonye mu nzu wawe wongera kugusangana n'umugabo araza papa Keve umva wambwa wakivuga warasanga wambwa karewe noneho bwakazi nzongera kugusangana n'umugabo wanjye nzaza nacanira amazi arikurira ako gasura uwo mukobwa uvuga uwo mukobwa ntuzongera kuwerekana ari mu rugo araryamye ntuzongera kuwerekana ubona mu rugo iwanje ariryamye ntuzongera kuwerekana ngene gasi tegereza urebe akira kwishetera nzongere kugusangana na papa Keve nzongere kugira ngo icyo yakuburanye ko yakibonye umugore w'isezerano wisezerano ariko ntabwo umuryohera mu buriri si ukuvuga ko namuryohera ntabwo umuryohera ikintu gituma ikintu gituma ari n'igiti pampa wambara wowe pampa uzagenda ubaza uburyohe burimo ngene gasi gusa ku munsi bwira umutsi w'imwe ucitse kangahe genda ubaze bene wayo papa Keve mubwije ukuri ko atazakugaruka mu maso ntabwo nzi buriya nawe
njye ndivuba ndi gato ndi gushaka ndikumva neza muvuze ngo mu gihugu cyane ndicara mu hantu we tegereza muvuze ko ndi bufungu ndicara baba bahamagara nyine bakuze ibyera nta nimwe ishobora kuza ndi hano nana yikumena mu maso ngo ni papa kefe ngo ni papa kefe mu makefe wari wanyu mashuka araryamye uraho urasabye n'umufuka w'ikuza w'ibijumba urasabye uze yagiye ubusa twaserera kuri cyakahita giwa iyo ari hazi urabishe nicyo uri kuzira ngene gasi agize ate arabishe nicyo uri kuzira wowe wabacisha inyuma icyo yaburiye iwawe yaje kugishakira hehe iwanjye nshuti yawe ahubwo ni n'ikigoryi genda umubaze uburyohe yumva ubu byandenze subira iwawe ariko ndakugirayo uretse gato ako kanyuratisha karajya ku gahanga none rebe kuzajya wandika papa ku gahanga wakoze se wakurogora kandi uburozi burarutana sawa njye ndakugirayo ariko nakubwira uburozi burarutana tegereza ngene gasi tegereza ngo ni ya mizimi ry'abantu abona nkaho ari kumuryoheza wewe ngiye kumubyara ntamuryohereza sha ni impanuka koko asha kwa narengana ubundi nkawe jewe ibaza impamvu yamwanze akazi wanyu genda ubimubaze si umugabo mugenzi wawe genda ubaze ati aryoshye ati nakubwiye ngo ndakugirayo ibyo gena umugabo wanjye nubona kugarutseho mbese nigende nubona yumvikana iki nawe urahuruje abantu ntabwo numvikana na sata nikiragenda hariya nanagende byo hano ngo kubyemera gende mu buzima uraza wiruka nk'amakamera aho nabwo ni kamera nanayimena utazana imikino hano chefe nanayimena kamera igura amafaranga bro ibyo birakureba iriya kamera amafaranga ibyo birakureba nanayimena nkayaguha njye amafaranga ni uri ikigoryi wowe ni w'ikigoryi uri ikigoryi uracikwega imbere yawe we ni we kigoryi nka genda urafata kamera ya miliyoni 20 ingahe wowe ukayikora umugabo wanjye ubwo uziyaho uzico n'agahinda aganda kazakwiba mare gatatu nakikubona none reka dutegereze je mare gatatu nakikubona none kujya wemera ko ndi seriye mbare gatatu nakikubona ndagiye mbambe wanjye ubwo nzi ko bigenda nakubiswe ngize nabibonye nanjye ntabwo byari byoroshye reka nkubwire nyine genda utuze wakire uhebe urwaje ni ugusenga cyane kuko ibi sibyo ntubona ukuntu angize nese wakora iki kintu ntubona ukuntu angize abagabo ikindi papa keve papa ese undi byatangiye ryarunze ubugize maze iminsi mbyumva mu matwi yanjye nkavuga nimukabeshyira umugabo wanjye ayo makosa ayo mahano ntabwo yayakora ariko birangiye mbifatije ndabafashe kumugaragara so bari nakora iki bro reka dufunge kamera ubwo ngibyo ibyo unyemerere ngendo nzabisohora ariko nzabishyira hanze niba ntacyo bigutwaye uko bimeze nzabishyira hanze niba ntacyo bigutwaye niba kandi binakigutwaye njye ibintu ntabwo nabyihangana oya ndabisohora pe no gusuzuguza umuntu birabiko nabyita njyewe byandenze ndumva no gutekereza neza kamera amafunga dutaye